vuga abantu ngo nagiye kwitukuza nese nitukuza ntisimbizi ntisinzi n'inzira zingeza aho hantu reka da nabonye babinkorera gusa ariko sinarindi umumaro wabyo nkibaza wenda hari ikibazo njyangira ku mubiri nuko kigufasha nyine ukamenya n'ahantu waba wagize inenge mbega ku mubiri wawe kaba wahaporokotora wahaporotokora ongera ukavuge twumva uramutse ugize nk'ahantu ubona wari wageze kwibeshya ukagira inenge ugerageza kuba wahaporokotora nyine hakagera wahaporokotora agago ndakwemera ukagira nabonye arebe sanzwe ntacyahindutse nta kigeze gihindura urambeshye abantu benshi bati gogo waritukuje naritukuje yego ntabwo yitukuje kada uba wehinduye iyindi sura nyine ujya kwishakisha ubundi bwiza ubukuye ahandi nibwiwe n'iki ubwo rero abakobwa ngo benshi ngo ino minsi usibye no kwitukuza ngo bari kugenda ngakibagisha ikida kinini nk'iki cyanjye kikavaho ego nyirijoro ngakongera ngamabere cyangwa akayagabanya ngo cyangwa ngakongera ikibuno mwame we ibyo bintu warabyumvise rero baba we ntabyo ni wowe mbyumvanye ni wowe mbyumvanye ubwo se nizo nyashi ubushakisha iyi nyashi ngo ni ikibuno ngo buriya ngo ikibuno kinini ngo ni nyashi mama we ukajya kuzihiga aho ngaho muri izo nzira izo waremanywe nazo urazigaye maze ugiye kwibagisha aho ngaho hajya ubwo izo wagiye guteresha aho ngaho ziba ari izawe aze gogo mbwiza kuririmba indirimbo z'Imana ariko nzovu gakora ibintu by'isi sibyo abenshi banyandikira bambwira bati ntuzongere guhuza gogo na nzovu yifitiye izindi gahunda izihe yifitiye izindi gahunda zitajyanye n'umurimo w'Imana nuko byagenze gute nuko byandikishije amateka nyine bizu ya nzovu yanditse amateka niko byagenze gute ubundi mbwiza ukuri urumva mwaraganire mu kiganiro ubundi kugira ngo irabiza iguye byagenze gute ayime numvaga ari n'ubundi ari ikiganiro turimo gukora nta kibazo ntacyo bitwaye nanjye mwemerera gutyo sinarivugiye wamwemereye iki haza kunterura nyine ubwo rero nanjye sinigeze ngira akantu ko gutegereza ngo mbe nakwiyangira ndavuga nti wenda ni kubera ko ari no mu mukino muri izi mpano muri uyu murimo turimo gukora ntayo bitwaye ubwo mbyemera gutyo rero nuko bizungo pa nuko urayifashe urayifashe nifata gutyo ndagusuje cyane nkwifurije ibihe byiza niba ukunda Iris TV ni by'agaciro cyane yambi kabisa ibisanzwe iteka ryose murabizi ko nubundi tubifuriza ibyiza ngushimire wowe duha comments ngushimire wowe ukora likes ndetse uduha igitekerezo umunsi ku munsi ubwo ariko nanone by'umwihariko nongeye mbazanira umukobwa wacu Gogo Glorious Blood of Jesus cyangwa se Burudi of Jesus Gogo meze neza ndaho karibu kuri Iris TV murakoze umeze neza ndaho se Gogo ko abaye mwiza nanone Kuki? Ego mana. Mbande buko bwije no kubukeye ntacyo mpinduka ariko.
ubwo ni mwebwe mwabimenyesha ni ukuri pe wabaye mwiza cyane mba numva mvuze ngo hari icyo niyongereyeho naba ngaragara nk'uwiyemera mbega imbere yanyu noneho n'ukuntu usigaye wisekera biraryoshye cyane urabizi reka da ntabwo rubizi nabyo ntabyo narenze abanyarwanda baravuze ngo wambaye kirezi ntamenya ko kera uwo mugani urawuzi sinarenze icyo usobanuye niyo mpamvu nawe utazi ubwiza nyine ufite ariko twebwe turabubona byaba byiza bikomerejeho yego nk'uko bisanzwe iteka iyo twahuye urabizi ni amasengesho tukaganira tangira ikiganiro usenga gogo tubanze twinjiza abantu muri mudu y'agakiza abantu bagukunda cyangwa se abakunzi ba gogo bamenye ko ari gogo ariko uze no gutangiza akantu k'akaririmbo keza ka everyday I need blood of Jesus ubundi duhite dusenga ubundi dutangira ikiganiro abanyarwanda tubinjize ari benshi bahose bambwira ngo tuze kuganira ku bya make up bimwe ari ibintu bamaze imitsi bagusize tuze kubiganira ngaho tangira ntangize blood of Jesus every day nawe wakamfasha ndumva ukaza every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus because he is good every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus because he is good every day I need the blood of Jesus ukeneye amaraso ya Yesu ndayakeneye dusengera dutangira ikiganiro gogo yego ndagutegereza dushyira imbere y'Imana ibintu tubijyanye ku murongo tuve mu mwanya umwe rero muri aka kanya keza dutangiye kwinjiramo duhuze imitima yacu twigendere urakoze Imana ishobora byose urakoze data wa twese uri mu ijuru nyagasani murengezi mwiza mungeri mwiza turagushimiza saha kanya keza duhaye tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe tugushimiye imbaraga zawe n'ubutware bwawe tugushimiye kurinda kwawe no gukomera kwawe Mana uburyo wabanye natwe nyagasani amasaha yose yatambutse warinze imitima yacu rinda imibiri yacu rinda ubugingo bwacu nyagasani data wa twese Mana waduhurije nyagasani aha hantu nyagasani data wa twese n'imbaraga zawe no gukomera kwawe nyagasani data wa twese twaturutse mu nce zitandukanye nyagasani Mana muri iyi si idasakaye nyagasani y'intambara nyinshi ibigeragezo byinshi ariko nyagasani ntaho utakura umuntu ntaho utageza umuntu uri umurinzi ukomeye uzi kurinda ntujya usinzira ntujya urangara na gato byarenzwe nawe nta mujura wabasha kubyiba n'umwe Uwiteka Nyir'ingabo urakoze kuba udushoboje nyagasani tukabona n'amaso ku maso izina ryawe nirihabwe icyubahiro ngwino umanukire kubana natwe weze imitima yacu n'ubugingo bwacu bweze nyagasani twagendeye mu isi idasakaye intambara nyinshi ibigeragezo byinshi inzira nyinshi tuba twaciyemo zitandukanye nyagasani Mana utubabarire ibyo tutagutunganiyemo byose nyagasani weze imitima yacu n'ubugingo bwacu twejesha amaraso y'umwana wawe w'ikinege tuboneze Mana duhindure icyaremwe gishya imbere yawe urakoze nyagasani Mana tukurageje na gahunda zitugejeje hano Mana ubane natwe twungura ubwenge twungura ibitekerezo bizima nyagasani Mana udufashe tugirire neza Mana ntabari twe ahubwo izina ryawe abariguri komeza guhabwa icyubahiro kuva dutangiye kugeza dushoje Mana ukomeze wigaragaze nyagasani data wa twese uturinde umwanzi rwivanga atsindwongo mu izina ryawe rikomeye Yesu Uwiteka Nyir'ingabo twambike igitinyiro urakoze nyaguhora ku ngoma
ntabwo mvugiye byinshi imbere yawe Mana byose ubikorere kwiyubahisha hagati mu izina ry'umwana wawe ukunze ari we Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu amen amina Gogo karibu nanone ubu ngubu Imana igiye kubana natwe mu kiganiro cyacu abantu bari bagukumbuye kuri Iris ngira ngo arashize hafi umwaka dukoze ikiganiro urenda gushira urabyibuka yego warubizi ikiganiro cya mbere ndabyibuka kuri kamera hari mu kwa 9 kurangira kushize ubu rero tugiye kuzuza umwaka tukuzanye mu byishimo Gogo abantu benshi bati Gogo yakoze makeup mbwiza ukuri Gogo uriya munsi byagenze gute kugira ngo wisange bagusize kuriya uri mwiza benshi bati Blaze warahindutse kuba Gogo utaramukoreraga makeup ngazasa neza ndababwira nti Gogo buri asanzwe ari mwiza byagenze gute nanjye nabibonye bimeze kuriya buriya sinarinzi n'ibyari byo nabonaga bansiga gusa ntazi ibyari byo bansiga nibwo hanyuma naje kumva rero ngo bankoreye ibintu bitari byo mbega ngo nishe gahunda zijyanye n'inzira z'Imana ngo ntago bigendanye n'umuntu ukijijwe bega ntago mbizi nubwo nari nicecekeye nanjye numva mbega aribo babishinzwe ubwo barakuzana bakwicaza ku ntebe rwose maze ubundi bagenda bansiga gutyo ntazi ibyo bansiga none se hari utuntu bagushyize mu maso uratwibuka nayobewe nicyo bivuze biriya nabibonaga kuri nkibaza se umumaro wabyo ubundi umaze iki no kugira ngo bihindure isura y'umuntu nkicecekera nkabiherana ku mutima gusa yego uricecekera none se Gogo barabigusize birebye mu ndorerwamo narirebye ko nirebye hanyuma barangije kubikora nkumva uko bavuga abantu ngo nagiye kwitukuza nese nitukuza ntisimbizi ntisinzi n'inzira zingeza aho hantu reka da nabonye babinkorera gusa ariko sinarinzi umumaro wabyo nkibaza ntiwenda hari ikibazo njyangira ku mubiri ntiwenda n'umuti wagira ngo ukinsubiriza icyo kibazo ntiwenda no kugira ngo nkire n'amaso najyaga nicara ndira buri kanya nubwo rero ntago nari bubyinubire ntazi icyo bivuze nubwo nuko none se Gogo usanzwe ugira agasakoshi keza nago ntagari kamwe ariko mu isakoshi ubundi witwazamo ibiki isakoshi yawe ugendana ni ibiki ubufitemo udashobora gusiga mu rugo ugendana buri gihe tuzagendana buri gihe nuko ibyangombwa ntabisiga ibyangombwa ni ibiki indangamuntu igisokozo ikindi se ubwo hari ikintu bita indorerwamo ikirori bagukoreye makeup mbona ubaye kuri njyewe ubaye mwiza cyane ariko by'umwihariko umaze kwireba we mu kirori wibonye gute urumva indorerwamo cyangwa se ikirori nyine mu bintu utakwibagirwa nacyo kirimo yego wibonye umeze ute nuko kigufasha nyine ukamenya n'ahantu waba wagize inenge mbega ku mubiri wawe ukaba wahaporokotora naho arakantu ushyizemo ntumvise neza ngo kaba wahagira ute ukaba wahaporokotora wahaporotokora ongera ukavuge twumva uramutse
ugize nk'ahantu ubona wari wageze kwibeshya ukagira inenge ugerageza kuba wahaporokotora nyine hakagera wahaporokotora agago ndakwemera ukagira icyo ni cye kirimi icyo ni cye kirimi kirimi rega ni ukuvuga ngo warize harya se wageze muri tronkome sibyo niyo mpamvu gushyira muto icyo ni cye kirimi kwa porokotora yewe hari ni igifaransa ni icyongereza ni igiswahili ni ikihe kirimi ni ikinyarwanda ni ikinyarwanda ariko ntabwo urambwira gogo ntabwo urambwira ubwiza wabibonyeho bamaze kugukorera makeup ubwiza yego ukuntu wirebye mu ndorerwamo mu kirori wabonye umeze ute nabonye ari bisanzwe nta cyahindutse nta kigeze gihindura urambeshya abantu benshi bati gogo waritukuje naritukuje yego ntabwo yitukuje akada se gogo kubundi mbwiza ukuri ubundi kwitukuza hari ikibazo ntibona ari byo bikubereye yego uba wihinduye iyindi sura nyine ujya kwishakisha ubundi bwiza ubukuye ahandi ubwo bigaragaze kuba wapinze nyine ubwo Imana yari yarakuremanye nabwo aho ngaho biba nanone bigutanyije nayo ibyo ntituba tubyemerewe bamwe no mu murimo w'Imana nk'itorero bitewe n'imyemerere y'abantu kandi none se gogo ngubu ngo bigezweho ngo rwose ngo ukabona umukobwa ngo agiye gukoresha nyashi cyangwa akitukuza nyashi uzi icyo ari cyo rakata ntazo nzi ntabwo uzizi ntazo nzi ndumva gutyo kuki uvuze ngo ntazo uzi ntazo nzi kuki se utayizi ahubwo nyashi nyibwiwe n'iki ubwo rero abakobwa ngo benshi ngo ino minsi usibye no kwitukuza ngo bari kugenda ngakibagisha ikida kinini nk'iki cyanjye kikavaho ego nyirijoro ngakongera ngo amabere cyangwa akayagabanya ngo cyangwa ngakongera ikibuno mwami we ibyo bintu warabyumvise rero baba we ntabyo ni wowe mbyumvanye ni wowe mbyumvanye ubwo se nizo nyashi uba ushakisha iyi nyashi ngo ni ikibuno ngo buriya ngo ikibuno kinini ngo ni nyashi mama we ukajya kuzihiga aho ngaho muri izo nzira izo waremanywe nazo urazigaye maze ugiye kwibagisha aho ngaho hajya ubwo izo wagiye guteresha aho ngaho ziba ari izawe aze gogo mbwiza ukuri bibaye ngombwa ko bavuga bati gogo ibice afite ku mubiri we byose ni byiza ariko hari icyo ashaka kongera cyangwa kugabanya yego ni iki wagabanya cyangwa wakongera nagabanya cyangwa nakongera ako ntuvuge nyashi kuko nagukopeje yewe mba ndeba uko ndi kose nahamana uko ndi ntacyo nakongera nta n'icyo nagabanyaho reka da ibyo yandemanye nabyo n'ubundi ubwo yabonaga ari ibyo binkwiye sinajya kwiyongereraho rero sinajya kugabanyaho yego reka da dusoza ku kantu ka makeup rero abantu bati gogo gloriose dusanzwe tuzi muri Blood of Jesus muri Burudi dusanzwe tuzi mu Witeka dusanzwe tuzi mu ndirimbo nyinshi zawe sibyo batarayobye avuye mu itorero ubagakiza aragataye abenshi babonye ukora makeup bati aradefrige none karabaye mu itorero babyakiriye gute kuva byaba ntabwo bitewe nuko n'insengero nyine bazishinze nyine zitujuje ibyangombwa
ntaho twari twahurira ariko hari bake twagiye duhura nabo barambwira bati usigaye warahinduye imyemerere noneho usigaye wiyobora wigenga ati ibintu usigaye ukora ni ibiki noneho biremerewe mu murimo w'Imana ntabwo ntimumbabarira ariko nanjye nabibonye gutyo byarantunguye nabikoze mpubutse mumbabarire bose ukabasaba imbabazi ako ni na byiza urabizi ko gusaba imbabazi ari ngombwa ari na byiza mu buzima sibyo yego none se mu myemerere yawe ubundi gukora makeup kuri abayigukorera ari ikibazo oya kuri wowe ndavuga kuri wowe n'umutima wawe kuri njyewe yego ubundi ikintu njyewe nangaga njyewe muri njyewe ni ukuvuga ngo ndashyiraho iyi misatsi yindi ibiboshye nibyo najyaga nanga nibyo najyaga nanga naho najyaga numva ngize ikintu mpindura mu bijyanye n'iterambere mbega ibyo bya viziyo cyo kora na defireza da kudefiriza kwa defiriza twigeze kuganira ngira ngo ni 2024 mu kwa 11 kurangi mu kwa 12 ngira ngo urambwira uti reka da uti jewe sinzigera mpindura ikintu na kimwe sinzasuka urambwira ati ibyo bisuko simbikeneye ibyo bigozi noneho uradefirije urabyemeye ko uzajya udefiriza noneho ariko kuba narabikoze n'ubwo ngubwo nanone nkaza kubona ko harimo ingaruka none ntagendanye neza nabo twabanaga mu murimo w'Imana ubwo sinakomeza ngo abe ari izo nzira nyuramo reka da ubwo sinzongera uzongera kudefiriza nabyo nzongera birakubereye birambereye uko umeze ngaho ndaje mpuzana ikirori wirebe bikakubera iryo bara rikakubera ariko rifite uwo ribangamiye nanone ntacyo bimaze waba umubereye ikigusha byaba ari bibi abantu benshi bati gogo rwose no mu mimerere cyangwa se uko asanzwe yimereye bati gogo bagakiza birarangiye ariko ubwo hari n'undi wabonye ikiganiro twakoranye abenshi bambwiye comments nizo tugiye kujya tunaganire babona uri kumwe na Nzovu uramuzi yego metre Nzovu yego nawe njyamumenya yego Nzovu wamumenye iki nuko nawe mu bijyanye n'ibiganiro umusitari ni nkawe ariko wowe ngukorera Imana uririmba indirimbo z'Imana ariko Nzovu gakora ibintu by'isi sibyo abenshi banyandikira bambwira bati ntuzongere guhuza gogo na Nzovu ngize ukuri gogo ntabwo uzongera guhura na Nzovu none yifitiye izindi gahunda izihe yifitiye izindi gahunda zitajyanye n'umurimo w'Imana n'ubundi ntaho twaba duhurira n'ubundi ntaho twaba duhuriye reka ariko se gogo reka nkubwire kuki abantu benshi bakunda kuvuga ko abantu bakijijwe mutagomba guhura wenda n'abantu mudasengana nk'ubu urugero njyewe by'umwihariko ndi umusilamu wenda wowe usenga mu barokore sindi buvuga idini iryo ari ryo ryose sibyo bakumva ko njye nawe twavuganye bikaba ikibazo ngaho nsobanura ako kantu ni ukubera iki kuko urakijijwe tumva icyaba kibiteye ari ukubera ko abantu batajyanye dahuje n'imyemerere nanone ushobora gusanga nuko byagenze byagenze gute
nuko byandikishije amateka nyine Bizu ya Nzovu yanditse amateka niko byagenze gute ubundi mbwiza ukuri urumva mwaraganire mu kiganiro ubundi kugira ngo iriya biza iguhe byagenze gute ayime numvaga ari n'ubundi ari ikiganiro turimo gukora nta kibazo ntacyo bitwaye nanjye mwemerera gutyo sinarivugiye wamwemereye iki haza kunterura nyine ubwo rero nanjye sinigeze ngira akantu ko gutegereza ngo mbe nakwiyangira ndavuga nti wenda ni kubera ko ari no mu mukino muri izi mpano muri uyu murimo turimo gukora ntayo bitwaye ubwo mbyemera gutyo rero nuko Bizu ngo pa nuko urayifashe ndayifashe nyifata gutyo ubwo urumva ni bimwe mu bintu navuga ko ari na ngombwa ko tuganiraho kugira ngo tugire ibyo duclearinga cyangwa se dusobanura abantu bafata biriya bintu ko bisa nko kuguhohotera byari uburyo bwo kwintertaining abantu cyangwa gushimisha abantu ntabwo byari uburyo bw'ibikorwa by'urukozasoni cyangwa se by'uburaya bindi bitandukanye yego abantu rero bakwishyizemo ko ngo Nzovu ngo yaguhaye Bizungu yaguteruye ngo watanye wavuye mu murongo yego gira ubutumwa bagenera nuko byagenze niko babifashe bamwe ariko nabasaba imbabazi warabababaje kuko iriya Bizu yabaye nk'imwe ya Yuda reba ukuntu yayigukubise niko nabe bawe kugira ngo tubisegureho abenshi barambwiye bati uzaganirize Gogo ndetse nibe ngombwa umubwire abakunzi badusaba imbabazi kuko nago Bizu yari ngombwa no kumuterura mu kiganiro ngo Nzovu ngo yaraguteruye ngakuriza intebe ngagukubita na Bizu rero abakunzi bawe bagenera ubutumwa kugira ngo tubavane mu rujijo nuko kandi nawe uravuze ngo iriya Bizu ngo yanditse amateka nuko batuza nyine bakagarura umutima wabo ku murongo mbega ntibakomeze guhagarara garika imitima yabo ngo bibabere ikibazo nyine ngo nkomeze mbabere ikigusha hagati yanjye n'uwo muntu sibyo ko na Nzovu ngiye kumushakana namwiyame ntazongeye kuguha Bizu sibyo ni ukuri pe none wanabaye mwiza kurenza aramutse yibeshya kongera kugusoma mpita njya kumureka niko ubu yakongera akangaruka mu maso hano ibiganiro nangera keretse niba atajya yumva n'ibyo bya mbere byatubayeho byababayeho n'ibiki byababayeho iby'uko yankoresheje ibiganiro bidakwiriye none se cya kiganiro wigeze ugisubiramo ngo ukirebe nyuma nabyo nigeze nsubiramo ntabwo gisubiyemo bitewe n'uko nta telefone mba mfite iruhande rwanjye ngo nicare nyirebamo buri kanya ariko abakunzi ba Gogo kugira ngo ubu tuvugana Gogo rwose ni ukuri afite manager yitwa Augustin ni ukuri mu mugurire smartphone Gogo ajya areba amavideo ye ibiganiro bya bireba ari mu rugo diaspora idukurikiye abanyarwanda mudukurikiye nako diaspora nani cyo mbasaba abanyarwanda mufite amafaranga muhesha umugisha abantu dusengana cyane sibyo Gogo abantu dusengana abari bo bakora umurimo Imana ibakoresha sibyo bakugure telefone uje kuri WhatsApp ndabeshya oya ese Gogo ubundi ugize WhatsApp ninde muntu wakwandikira mbere nakwandikira mbere manager kubera oya manager uzajya utuma mukeka ko mukundana ngwiki nibyo uzajya utuma mukeka mbwira undi muntu kuko manager ni umuntu ucungerera imikorere cyangwa imikoranire n'izindi company cyangwa se nibyo we nibikorwa byawe byose ni ubicunga ari by'umwihariko ninde muntu wakwandikira mbere ugize WhatsApp ubwo se niba ari we wa mbere narinzi
ni manager ese ngewe agogo buryo uranyanga wiki ngo niwe wa mbere wabanza ese ngewe nawe ukagenda uza gukunda nagenda nza naza mu banyu n'abandi bose urumva ko nta wundi wabanza imbere ya manager ariko ubushize wambwiye akantu k'icyongereza bituma bitangira ubwoba uri bukuvuga ka kajambo ngo I love you urabyibuka urabyibuka yego ngize ukuri I love you ikintu bivuze mu kinyarwanda ndagukunda sibyo ngaho mbwira nindi mizinga ushobora kuvuga ngo ndagukunda nyuma y'icyongereza tumaze kuvuga I love you ndetse na ndagukunda mbwira ndagukunda mu zindi ndimi ebyiri ubwo nazi gushoborara ase gogo wibuke ko segonderi wayize ugera mu wa gatatu uranahasoza umwiganye barabimbwiye wari umuhanga cyane yawe wimbeshyera ni wimbeshyera izindi ndimi ebyiri ndagukunda ariko I love you ndagukunda mu kinyarwanda mbwira izindi ndimi ebyiri wabivugamo kandi umuntu agahita amenya icyo ushatse kuvuga numva zincanzira ziragucanze niko ngaho mbwira umva zincanga kinyarwanda nicyo nimenyereye ndi umunyarwanda ariko nakupenda ngaho Kiswahili ni nakupenda ngaho nakupenda sana gogo ngaho mama unavyumvise nakupenda sana gogo nakupenda sana ngaho ubwo uzivuze gutyo ndabwiye ngo ndagukunda cyane ngaho mba nkwigisha utuntu mu minsi imbere uzakora ubukwe nawo ejo bundi niyirije nasenze noneho ndavuga ntari ko gogo iri gushobora no kubona umugabo w'umunyamahanga byose birashoboka agogo ntiwizerera mu rukundo kubushidikanya niko noneho muri ingara baravuga ngo naringiyo ntago ari naringiyo ngaho urumva manyira ngo nkwinjize mu buryo ushobora kugera muri Kenya no muri Tanzania noneho no mu Kigande ngiye kuza ngo ukubita kandi mu Kigande ukuntu bavuga kwagaranyo kwagaranyo iyo ushizeho kanyo ubuvuze cyane ngaho ako gasubiremo nako kwagaranyo yewe ako nako akumvise urumva rero ugize n'umukunzi w'umunyamahanga ndagira ngo utazajura n'ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa nkwigisha utuntu uri bukubushize twaraganira ndakubwira nti ugiye kwaka ibyo kurya ugeze mu gihugu cy'Ubufaransa wabigenza ute urambwira uti je vais manger urambwira uti la patate umubwira la viande urabyibuka na sauce sibyo ibiryo warabimenye reka twigire mu rukundo rero gogo hari urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko hari n'urw'umugabo akunda umugore sibyo kandi ndabihamya neza bakimara kugukubita makeup abantu baraguterese benshi ndabeshya rakata ndabeshya gogo yewe abantu benshi bati gogo yabaye mwiza bati ebana nanjye bambaza nimero nkazihande manager nkabahiza manager nako ngize ukuri abasore baguterese riga gogo mu myaka 36 ngira ngo siyo no kuvuga nje nkurusha imyaka 3 ariko wemereye gukunda ndetse no gukundwa sibyo uri mukuru nyine nico nshatse kuvuga iriya minsi abantu baguterese bazaga bakubwira iki ngize ukuri wambwiye kuntu abantu mwasenganye musengana bakubwiye bati gogo watannye utangiye kujya mu makeup n'ibiki ariko kugira urukundo
twigire mu rukundo gogo sinzongera no kukuganiriza ibintu by'izindi ngenza njya nkuganiriza urukundo by'umwihariko ngaho ubwo ntabo nigeze mbasha guhura nabo kwisugira isoni kandi ko gusigaye ubeshya oya ntabo nigeze mbonana nabo shuwa nta muntu numwe wigeze akubwira ati gogo dukundane sondi gogo mbwiza ukuri ubu ndagira ngo abantu bose bagukunda noneho bamenye umusore ukunda ameze ate ameze ate erega turakijijwe gogo sibyo turakijijwe dufite Yesu muri twe ndetse by'umwihariko urukundo nirwo ruturanga hari igihe nkanjye ubwanjye ushobora kububona utankunda sibyo kandi sinkubeshya wenda ukabubona uyu musore nako n'umupapa witwemiriye wamukunda umusore wagendera kucyo ugiye guhitamo uwo muzabana nk'umukozi w'Imana nagendera ku mbuto anyerera nagendera ku mbuto anyerera iziherera gogo ngenda kwemera ati nagendera ku mbuto ndagira ngo rwose uzimbwire imbuto yakwera niziye kugira ngo atsindire umukobwa mwiza nka gogo niba ari wa wundi utari ikirara nyine none se utari ikirara twagiye akunda umurimo w'Imana amina akijijwe ayoborwa n'ijambo ry'Imana yego urukundo rumuranga yego ibyo birahagije n'izindi mbuto ukagenda uzimusoromaho hanyuma gutyo ntabwo zose ariko wazimusoromeraho rimwe cyane none se gogo ibyo ni ibintu umuntu akora iyo navuga ko ni imico y'umuntu cyangwa se ni imikorere nibwo buzima barahisemo ariko by'umwihariko hari uko umuntu abateye kuko babwiza ukuri babwira uti je nkunda umutipe muremure w'ibituza w'ibigango w'igikara hari umukobwa witwa Shadibu urumva bigeze kumubaza bati ukunda abasore bameze gute ati nikundira ibikara kuko abandi bose b'inzobe nta kigenda wowe mbwiza ukuri nawe vuga uti umuhungu uteye utya kandi urabizi ko akanwa kararema mubwira Imana iti ikora ibitangaza gogo rega nukuri ibintu hanura sinavuga ngo nakunda abareshya gutya na gutya reka da yego n'ubundi uw'Imana yavivuye ko twabana n'ubundi sinamuhindura nanjye nibonye gutyo sinjye wiremye akora bizi kuri mwiza gogo ibyo bintu ntukajya ubica ku ruhande none usigo useka ngiye nkanyurwa yewe niko gogo oya urumva nukuri reka kuvuga ngo wowe nta mahitamo ufite vuga uti nge shaka igisore cyiza cy'igikara kitagira flo gifite umusatsi nk'uwa manager wanjye agasatsi gake ka ordinaire kimeze ukuntu ariko sibyo ntuvuge ngo ngiye kwihangika kuko nukuvuga ngo natwe mu mahitamo Imana yaduhaye amahitamo kandi tugomba erega buriya ese gogo ubundi iyo usenga ujye usengera urugo rwiza urarusengera ariko ibyiza biruranga ni byinshi bitandukanye nk'ibiki ugomba kugira none ubuzima bwiza mukabana neza mu mahoro na sheri ntimube babandi babacancuro nyine gutyo abacancuro gute nyibukisha akantu harabacancuro bavuye muri Kongo ngo baca mu Rwanda barataha none nawe ubizanye mu rugo kucya gucancuro bazanye mu rugo ari we gihe biba nkaho yewe
wabibona ku muntu ukagira ngo ni ingeso kuri we nyamara atari we wabyihaye akazana ubucancuro mu rugo muri we ugasanga nibyo bimutunze nibyo bimugize nyine ese uzanye umugabo gogo uzanye umugabo nako akuzanye mu rugo kuko ntago ari wowe uzashaka ni umugabo uzagushaka sibyo ni iki kintu yagukorera ntumubabarire simubabarire ubwo ni nk'igikira kwiza ukuri ni nk'igikira ikintu umugabo yagukorera amafuti y'abagabo harimo guca inyuma gutendeka nyine urumva afite undi musheri kandi nawe mubana mu nzu uri umugore we ikindi gikomeye ugasanga byaye hanze kandi ari we mugore wa mbere wabigenza ute wararangije kubisinyira hamwe nawe se akabigukora hanyuma wabigenza ute ataje ngo akwirukane muri urwo rugo atakwirukanye wabyihanganira nyine mbega wabyihanganira ugakomeza ukabana nawe ikibi ni uko yaba agenda akaza kubuza amahoro n'umutekano kakuraza ijoro murwanira muri urwo rugo mbega atagushaka naho ubundi aje akigendera gutyo kajya guhura n'abandi badamu akigendera gutyo ukajya kubona ukabona arahinduye akanaguhahira ukiri nta kibazo ubwo nanjye naba mbona ko nanjye nshyigikiye najya nkamwiwerera avamo n'umugore mwiza wiki wihangana pe none se umuntu kwihangarira umugabo muciye inyuma nkamwiwerera namwiwerera ataje ngo avuye ati mvira hari ahanjye namwiwerera ubundi maze akazajya amwibuka uwo nguwo amuha agaciro nanjye akakama ntaribi ubwo imbaraga n'iz'ubushobozi n'ubwo yaba yiyemeje kudutunga twese nkamwiwerera ariko se gogo k'abasitari mugoye ubundi urumva hari abantu benshi b'abadamu bajya bavuga ngo system igezweho ngo ni ndongora nitunge urabona nka uri umusitari ngo ndongora nitunge ugasanga umugore ashatse umugabo akaba ari wowe uza ukankwa noneho ukanantunga ahubwo ngiye nkaba ndi umugabo wawe gusa nshinzwe inshingano zo kuba gutera akabariro gusa ntazi guhaha ntazi kwambika abana mbese ibintu byose ari wowe bikora nk'umusitari wabyemera nakaraka erega gogo mu myaka aho ngaho ubu nta nyambo y'agaciro nanjye ubu nyambuye iyo nenge unejeje agaciro kanjye nanjye birutwa nuko nahama mu rugo wacu nkaba mfite no kuba nakigira n'ahantu runaka nkitemberera yego mu mushinga runaka ntihabe hagira uwuvuga ati ntugire aho ujya ese wari wagiye hehe izi saha zose uziye uturutse hehe ariko ubwo ngubwo ndi mbana nawe ntaba ndi mpangayitse nanone ndi mu mihangayiko mpora mu ntambara nanone nta mahoro bimwe ese gogo ubundi ukuntu ubu byumva sibyo ntago uragera mu rugo ariko uranuza umugore mu rugo nizi nuko yamenya urugo mbega akamenya umugabo we n'abana be mbega ubuhe buryo kazajya yirinda kuba wa wundi w'umunyakabari aho ngaho ngo abe umusinzi abakobwa bajya mu kabari banywa amayoga urabapinze pe ntabwo barangira umuntu
yewe muntu ijisho niryo ryishimira mfite kuba ntamukurangira wenda wowe wamushimye sinamukubuza rero ariko nk'uwo nguwo ntamenya urugo iyo niba ari umusinzi waho ngaho nanone akabyuka ajya mu kabari se azamenya ngo umwenda ipantaro y'umugabo yanduye iti ngomba kuyifura bigenze biti ese mu nzu handuye hagomba kunyuzwa n'umweyo ese azabitekereza gute byose azabasha kubiha agaciro mu buhe buryo kandi ari umusinzi waho ngaho niko utazabasha gucisha keyo mu rugo gute ari umusinzi waho ngaho ari umugore mu rugo umugore wifuza rero urumva wifuza warangira nka musaza wawe cyangwa umukuze wawe umukuze icyo bivuze urakata mubyara wawe umukuze ntabyo narenze ntabwo rubizi umukuze cyangwa akazina akazina yego ngaho kavuge nako twumve akazina amazina bari menshi bivuga mubyara wawe umukobwa rero wamurangira abafite iyihe mico nuko cyo wakivuze umukobwa w'inzoka reka umusinzi nuko yaba yubaha abasha kwicisha bugufi nyine agakunda gusenga ndumva ibyo byaba binahagije atinya imana ese gogo ntutinya imana mbere na mbere niyo ugomba no gutinya ni iki kintu uhora uzirikana uvuga uti njyewe imbere y'Imana sinakora iki kintu kuko ntinya Imana yanjye yandemye ikintu yego utinya cyane gukora kuko ndabizi nta nzoga unywa sindakubona igihe tumaranye pe ni ikihe kindi kintu utinya cyane uvuga uti iki kintu sinagikora kubera ubusabane ngirana n'Imana bwiza ukuri nk'icyaha gikorerwa mu mubiri w'umuntu mbere na mbere icyaha gikorerwa mu mubiri w'umuntu ni iki gusambana ubu ngubu ni ukuvuga ngo bitewe n'imyemerere yawe n'urukundo ukunda Imana gusambana wapi nakaraka iyo wabikoze uba wabaye umupfu babajije kuba umupfu n'ubundi ngo gwiki n'ubundi uba wapfuye muba mwahuye muri abapfu babiri ubwo mugapfa ntago muba muri bazima zundi gogo kuki babyise gusambana kuki batabyise gupfapfana kuki babyise gutyo nuko umwe aba yapfuye n'undi aba yapfuye ni harimo gusamba ubwo ni babiri baba bahuye basamba nguvuga bagasambana rero Rugo ndagushimiye cyane ngo ugire ibihe byiza ariko nanone by'umwihariko ngira ngo turaza no kongera kuganira tugende tugira byinshi tuganira abantu bari bagukunze barakubura bari bagukunze cyangwa se bazi ko kuri Iris n'ubundi ugomba kuburiho buri munsi ariko iyi minsi barakubuze barambwira bati shaka gogo turamukunda cyane ngaho ubwira abakunzi bawe ko bakunda dusoze murakoze natwe tubaye tubashimiye bari baduteze amatwi bamanze amaso bari no kunyumva ariko
bari no kunyumva turabashimiye rero ko namwe mwaduteze amatwi ndetse n'amaso kubw'uyu mwanya twari turimo ubwo tukaba tubamenyesha yuko tubaye ducumbikishirije hano tubifuriza n'umugisha w'Imana mukomeze kubana namwe mu mibereho yanyu mu buzima bwanyu mu byo mugerageza gukora byose murakoze cyane yari Gogo Glorious blood of Jesus chase blood of Jesus urudi of Jesus cyane abakunzi bengira ngo ubwo komeze kabisa mu mushyigikire mu bikorwa bitandukanye ariko telefone ndayisabye mu izina rya Yesu tuyibone vuba agereba n'ibiganiro anakurikirana imiziki Gogo urakoze cyane murakoze vuga abantu ngo nagiye kwitukuza nese nitukuza ntisimbizi ntisinzi n'inzira zingeza aho hantu reka da nabonye babinkorera gusa ariko sinarinzi umumaro wabyo nkibaza wenda hari ikibazo ngira ku mubiri nuko kigufasha nyine ukamenya n'ahantu waba wagize inenge mbega ku mubiri wawe kaba wahaporokotora wahaporotokora ongera ukavuge twumva uramutse ugize nk'ahantu ubona wari wagize kwibeshya ukagira inenge ugerageza kuba wahaporokotora nyine hakagera wahaporokotora Gogo ndakwemera ukagira nabonye arebe sanzwe ntacyahindutse nta kigeze gihindura urambeshye abantu benshi bati Gogo waritukuje naritukuje yego ntabwo yitukuje kada uba wihinduye iyindi sura nyine ujya kwishakisha ubundi bwiza ubukuye ahandi nyibwiwe n'iki ubwo rero abakobwa ngo benshi ngo ino minsi usibye no kwitukuza ngo bari kugenda ngakibagisha ikida kinini nk'iki cyanjye kikavaho ego nyirijoro ngakongera ngamabere cyangwa akayagabanya cyangwa ngakongera ikibuno mwame we ibyo bintu warabyumvise baba we ntabyo ni wowe mbyumvanye ubwo se nizo nyashi ubushakisha iyi nyashi ngo ni ikibuno ngo buriya ngo ikibuno kinini ngo ni nyashi mama we ukajya kuzihiga aho ngaho muri izo nzira izo waremanywe nazo urazigaye maze ugiye kwibagisha aho ngaho hajya ubwo izo wagiye guteresha aho ngaho ziba ari izawe ase Gogo mbwiza kuririmba indirimbo z'Imana ariko nzovu gakora ibintu by'isi sibyo abenshi banyandikira bambwira bati ntuzongere guhuza Gogo na Nzovu yifitiye izindi gahunda izihe yifitiye izindi gahunda zitajyanye n'umurimo w'Imana nuko byagenze gute nuko byandikishije amateka nyine bizu ya Nzovu yanditse amateka niko byagenze gute ubundi mbwiza ukuri urumva mwaraganire mu kiganiro ubundi kugira ngo iriya biza iguhe byagenze gute ayime numvaga ari n'ubundi ari ikiganiro turimo gukora nta kibazo ntacyo bitwaye nanjye mwemerera gutyo sinarivugiye wamwemereye iki haza kunterura nyine ubwo rero nanjye sinigeze ngira akantu ko gutegereza ngo mbe nakwiyangira ndavuga nti wenda ni kubera ko ari no mu mukino muri izi mpano muri uyu murimo turimo gukora ntayo bitwaye ubwo mbyemera gutyo rero nuko bizungo pa nuko urayifashe nyifata gutyo